murakomeye. None se yamari yangira Dubai ntagiraza. Ariko rero ni itaza abona tumyenda yizeye ni buriya miliyoni bwanjye 10 niyo gutaza nta kibazo amafaranga arahari. Ariko ubona tumyenda mwizeye nta kibazo gihari. Inkorere rwose binkorere. Kono binkorera neza igiye muzagenda cyane rwose. Assalamu alaikum wa akugirira neza rwose. Mupira mbanze mvugana n'uyu muntu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salimu mwana wa nyuma. Uziko umaze guta umutwe. Usigaye ugeze aho wambara amasaro mu gatuza. Kubera urukundo rwa kare gakobwa kakafi. Ariko papa. Nubwa mbere mubwiye ko ntazigera ntandukana n'ura mukobwa koko. Hawo kuki mureba amasura n'amadini n'ibindi bintu byinshi ko. Uriya mukobwa ngiye nawe ndamukunda nishaka nzapfa. Nje nzapfana nawe n'uriya mukobwa nawe. Nje nzapfana nawe. Hawo umuntu wasomye ko umuntu nkahaje ukitera kwa ngo ntabwo ngomba gukundana n'uriya mukobwa ngo nuko ari umukristo. Ariko ibyo ntimukaje mureba ku masura ngo murengo abantu ngo nuko ari abakristo. Wireba ku masura ntugire ikindi kintu uzareba ku ruhande. Jewe nawe ndamukunda nishaka nzamukunda. Nushaka uzankure no mu muryango wawe ariko ngiye nawe ntabwo nzamukunda rwose. Uko uzabiyenza uko ariko kose je nawe ndamukunda. Rero wa mwana wanjye nkunda kare gakobwa ukunda. Ndabona uri muri mucukurira imva. Ndabona rwose agutesha umutwe cyane. Ariko ndamukunda. Ariko okay, niba umukunda rero okay nta kibazo ngaho igende. Haje ndarumbije pe. Bana ni Suza, karame, waretse Rehema agakundana n'uwashaka. Nkande se ushaka ko bakundana? Mwamuretse se agakundana n'umukunzi ashaka gute? Nkuwese. Abakunzi ko ari benshi ni nkuwe. Yabura kundana n'uwuhese. Kuki ukomeza kwivanga mu rukundo rwa David na Rehema? Bikuye ko mbivangira mu buzima. Uyu urabivangira mu buzima. Ubivangira mu rukundo rwabo. Mu rukundo ruhese. Oya David ni umukene ariko. Kuba ari umukene ntabwo bivuze ko mwamubuza uburenganzira. Oya nubwo Rehema atari umwana wanjye. Hako umwana wanjye aba mu rugo rwanjye. Unyirukansa mu magambo. Niba ari umwana wanyu ukaba waramutwaraga mukamurera. Kumurera ntabwo ari ikibazo. Kumumurera ntabwo bivuze ngo wamubuza uburenganzira. Ese nimumufate mu mujyane. Nta uvukana ubutunzi abushaka ageze mu isi. Oya naga David mukunda kandi ikindi nubwo muvuga ngo Rehema si umwana wanjye nubwo atari n'umwana wanjye muzamufate mu mujyana kandi mujya muvuga makuru njya nyumva mujya muvuga yuko ari nge wishe nyina ninda kugiye ko wamwishe itonde urukundo barutwaza gake ntaga babirukansa bajya kuvuga ibintu ko wamwishe bajya kubivuga ari uko babitekerejeho cyangwa abana ibintu byose bakuvuga nuko biba ari uko hanyuma se kubera iki wivanga mu rukundo rwabo nahubwo ni uranyivangira mu rugo we naje kukubona urumva David rero ni umukene niba ari umukene ibintu nibishaka bazabishaka ni kaje bazabishaka ibintu nibishaka
Vangira mu rukundo. Uriya n'umwana wacu. Rero ntago ari byo byari byakuzanye. Uzashaka umwanya. Nje nta mwanya mfite, nta mwanya mfite. Uzashaka umwanya wowe. Ugire kandi ukomeze kandi ariko bamujyanye niba ari musaza wanyu mwazamufasha mukamujyana cyangwa umukobwa wanyu bite byawe. uzamujyana. Mwamujyanye. byawe kumagaritse mu nzira nyine nagushakaga ndagira ngo wikure muri amusore Salim nutikura mu buzima bwe n'agatwe kazahasiga ariko narumiwe ngo ngwiki muko akuzi kunzetsa ngo ngire nte umva muko reka gushakira amata ko yimbwa Salim niba atawukunda wamufashije hasi uri mu biki kuzikuri n'umusazi burya nta n'ubwenge mugiye uransetse uziko kubona wona Salim mutaberanye uziko ari nko kubona imetwikiye mu izuru ry'ingurube wahancege y'inyama biwambwakazi we Gakazi we y'inyama ndakwiyamye Parayemo kuba dusangiye idini ntabwo ari cyo cyatuma unyambura amafaranga nakugurije amafaranga yanjye ugomba kuyamba business ni business niba business yawe yarahombye ugomba kunishyura ideni ryawe ndaryemera ariko byibuze iminsi amezi 6 yonyine nzabanyamwe erega miliyoni n'igice ntago n'amafaranga abona ukandi ngo yishyura papa rubango papa rehema ko ayakuba yakwemera amafaranga bose yanganira ayo mezi 6 azaba yayabonye akwishyura kwamugira ikize ngo meze ngira ikize okay hakuna shida
nimba mubinyemereye iminsi mike nzaba nyaguhaye rwose kandi unyizere ndi umuntu w'umugabo ntugire ikibazo. ikintu nibagiye kubwira uriya mukasi uhora ugutesha umutwe yicaye mu bintu bya nyoko abirya agangamye nta kibazo afite. Ikintu ushaka ko tumukora ndashaka kugira ngo nk'uburozi butaraza tumwice. Nese nabishobora kubumuha? Uzabishobora wanjijiwe uzabumuha gute se? Ndashaka kugira ngo uzabumuhe mu biryo. Wamushyira mu gikoma? Igikoma ntabwo ndashaka ngo uzawumushyire mu biryo. Ubujiji bureke. Ndashaka kugira ngo apfe namara gupfa ubone kugira amahoro. Amahoro uzayagira uko mukasa kuvuye mu maso. Ubu urabona wishimye. Nese ngirene ugira ute? Ibyo nakubwiye ntabwo byumva. Ngiye kuguha uburozi butaraza ku buryo uzabumugaburira mu biryo. Ntabwo uzagira amahoro mukasa kiri mu maso. Cyangwa aramutse napfuye nabwo wenda nagira amahoro. Ugomba kugira kimwe nkuko nanayabura. Nese amahoro y'umuntu wisha umuntu ubwire mwana wanjye. Nyoka kiriho ntiwari ufite amahoro. Nari nafite. Aho mukasa aziye muri runo rugo wigeze ugira amahoro? Nese mama nyine ko yari ahari. Ntiyari ahari. Noneho wasimbuye nyoko arimo aragutesha umutwe. Icyo nshaka no kugira ngo twice mukasa kuve mu maso. Sibyo? Ngaho mukasa atarinda yansanga ngaka hanyice. Mushe mwereke ngo kuzanya tubiganire. Uvuye hewe? Mvuye mu rugo. Mu rugo hehe? Mu rugo hano. Iwawe se? Ni wawe? Si wanje ko naje kureba Rehe? wanjye. Yaje ate? Yaje kurusha. Uyu mugore se murangana? Nese niba Hapa imeshani uyakura hehe? Uribeshera ubusa.